Jya ku musego cyangwa neza. Yewe. Ubu ndagira ngo mbwire ikintu cyakubayeho. Cyatumye utemera ko ngutwara iwawe mu rugo cyangwa ngo ube nashobora guhamagara Kamariza aza gufasha. Niki cyabaye? Fuck me. Natezwe n'ibisambo mu muhanda. Kubw'amahirwe ntago bari benshi bamvunye akaboko gusa ariko ntabirenze. Hanyuma ntago nataha ngo njye iwanjye ibibazo bafitanye n'umugore wanjye urabizi. Okay. Hanyuma se duhamagare polisi dutanga ikirego idufashe dukora iki? Bayafata ndetse ko nta muntu yabonye isura byabaye ibintu byihuse cyane. None si situation urimo urabona iruze kugenda gute? Tubareka nkagufasha ukareba ukuntu ugera kwa muganga bakakwitaho. Urakomeza ugume gutyo? Kwa muganga si ibibazo uri bumbaze ndabisubiza. Jewe nakubonye ndi gutambuka ndavuga reka mwegere menye niba uri bumfashe cyangwa nawe uri bunsonge nk'abandi bose. Oya ntago nagusonga nta n'icyo nagutwara kubera ko n'ubu ngubu ndimo ndicuza ibyo nabakoreye byose. Ndumva ndi umuntu ushobora guharanira kugira ngo ngufashe ahubwo wenda uburibwe urimo gucamo buze kurangira. Uburibwe ndi gucamo ntago buzigira burangira. Ndagufasha iki rero ko nta miti iri hano mfite? Sinzi icyo nagufashisha kugira. Ntabwo wareba kuri YouTube se basa amatutorial basa ukagira. Kandi nari muganga sinzi amoko y'imiti ndakoresha iki. Cyakora mfite ikintu cy'ikibande hano nagifata nkakuzirika ku kaboko tukareba ko biza koroha. Ne ntangiriro nziza. Byaba ari sawa? Kuko ndumva nta kindi nagufasha. Imiti sinyizi sinzi n'icyo nakoresha. Ushobora gusanga ari n'igufwa ryavunitse. Oya ni mo hano hagati gutya. Okay. Reka ndebe tugerageze turebe. Ariko nukomeze kumuvinga akaboko kagume hamwe kugira ngo bitaza gukomeza guteza ibibazo. Iyo bandi iri hese tugerageze dushyiraho turebe. Wihangane ushobora kugira uburibwe kagakureho. Okay. Ifasha zamura. Umuntu ugashyira hano iyo kaziritse buriya ari byiza kurutaho. Hari ikintu ushaka kunywa cyangwa kurya gishobora kugufasha se niba ushonje? Aya. Okay. Urakoze. Okay. N'amazi nayo ushaka? Ikintu nifuza ubu ngubu ni amakuru ko yaba angana kose yamfasha kugera ku mwana wanjye.
ibindi byose nta gaciro bifite. Ibyo bizaza nyuma banza ukire kwanza sibyo? Mana we. Miracle wanjye, hari umuntu ufite ugutwi kumeze gutya? Hari umuntu ufite ugutwi kugufashaho gutya? Urabyuka mubwira turebane zana ibiganza cara neza. Miracle tumeze neza kutandeba ndiko mashaka kwaturaho amagambo meza uyu munsi. Ndashimira kumpaye numva nkwifuriza kuzavamo umuntu ukomeye cyane, mushimisha ababyeyi ndetse n'igihugu. Imana iguhereze ubwenge igihugu cyanjye, Imana iguhe igikundiro, ijye guha umugisha w'amajya n'amaza. Wenda urihangana ntabwo uri bukubwira amagambo uzi, Imana ijye kuvugira aho utakivugira, kandi Uwiteka ajya kubera umucamanza aho ubona bigoye. Ntabwo nkatse ayo magambo ushobora kuzaho mu buzima ntarimo ntawamenya, ariko ahantu nzaba ntari Imana izahari. Imana ikubera umurengezi, Imana ikubera byose. Vuga ngo amen. Amen. Ndashaka kubaza, hari ibintu maze iminsi ntekereza. Nk'ubu ngubu haramutse hahurudutse nk'umuntu akazakubwira ati uriya si mama wawe ni mama wawe, kandi nkunda kubikubaza, uwo muntu wamwemera mukajyana byagenda bite? Ntabwo ari wowe wambyaye? Ni jyewe, njye nakubyaye, ariko sirakubwiye ko ari abantu basigaye biba abana. Mbagira ngo nyine tuganire, nyine wumva amarangamutima yawe. Reka noneho tuvuge wenda tujye ureba filime, katuvuge ko ibyo bintu wenda ari nka filime bikubayeho nk'ubu bikubayeho, ese wakomeza ukankunda cyangwa wanyaga? Ukankunda ubwese, ubwo ni ukuvuga ngo wankunda n'uwo muntu wundi ukamukunda. Ubu nshaka kunkunda akangirira nabi. Ariko nta kintu agutwaye kindi wagira, wadukunda twembi. Naho ubundi nijye nakubyaye, umuhungu wanjye, ariko nyine ibyo byose umuntu agomba kubiteganya, kubera ko nyine ntawamenya ko hasigaye ari ibintu byinshi bitandukanye kandi bitari byiza. Ndavuga ko uri kuturogoya. Oya nta kibazo, n'ubundi nakurikiranaga ikiganiro. Numva sheri jya kwikinira, sibyo? Ariko rero uyu mwana igendere, uyu mwana umusatsi nzamushyiremo black, umusatsi uranderanje ko nuko byanzamurira, kuko sinabyiza. Nahiriye numva kare nyine urimo urabwira Miracle ngo ibaza asanze utari mama we, ngo baramutse bamwibye, ngo baramutse yagize umuntu uza, biriya ni byiza. Tangira nyine umumenyereze ku buryo nyine ewana n'igihe cyagera gutya bakamutwara atazigera apfa kukwanga. Ndi kumutegura kuko ari ibintu ndi gutekereza zera. Urabona ko nyine muganga ameze nkaho nyine nsigaye nyine niyo ngisha inama ibintu byose, kandi ndamukunda. Rero umuntu ukunda umubera ikamba, umuntu ukunda uramwumva, umuntu ukunda ushimishwa no kumushimisha. Dusipoza turicara ambwira ati rero Tereza ndabizi, kuko n'undi arabizi ko ngura mwana nyine atari uwanjye 80%, sibyo? Tindabimwemerera, ariko n'umusameze nk'umuntu ubizi. Arambwiye ati rero Tereza urankunda, wambabariye mukunzi wanjye, gafata umwana ukamuhereza ababyeyi be.
basi none nawe kuri iyi nshuro uri kumva neza yuko Miracle baramutse bamujyanye cyangwa ukamuha ababyeyi be nta kibazo waba ufite waba warakureye umugisha kumurera n'umugisha ukamukuza kandi akajya mu biganza by'ababyeyi be. Umutima wanjye urabikunze ariko umubiri ufite intege nke bitewe n'ibyo namutakaje. Rimwe mba numva namwijishura nkamutanga ariko urukundo amarangamutima ikanganza. Oya Miracle nibwo yagenda nzi neza ko azakomeza gukunde wamubere mu byeyi mwiza. Oya igihe kizagera agende pe kandi rwose nawe nushaka ububyakira muri wowe ariko nzabona narapfuye uzaba uriho nta nubwo ari kera rega nje hari igihe mbona ko atari kera kubera hari ibimenyetso bimwe na bimwe ngenda mbona kabona ko hari igihe uzabyuka ugasanga umwana yatwawe. Shabye biro ndumva bimbereye inzira y'umusaraba. Uributese kumererwa ntako nta mibereho ese nta gakuru k'umugabo wawe mama wapi wapi no ku kazi shwi nawe uhari azengurutse nashakishije namuzi ndarushye mu maguru ariko n'ibiki koko ariko none buriya umugabo wawe none nawe yaba yaragize toroma muri cya gihe wamwirukanaga koko amareka gutekereza gutyo bobo ni umuntu w'umugabo kandi ukwiye mama rero nese wambwira ngo ariye wabona aragize toroma nka toroma zose ujya ugira nawe akazigira ngewe icuza impamvu biriya bintu nabikoze ngewe numvaga ko ari umujinya uburakari nagize nibura wenda ari bugende akajya ku ruhande yabona uburakari bwanjye bugabanutse akongera akagaruka mu rugo mama ntabwo nari nzi ko azagenda ngo ahere narabikubwiye ko biriya bintu wakoze wihuse warahubutse rero none bobo yaba afite ikibazo kuko none ubu turabona iyi minsi kuko none nagiye ku kazi ibintu byose birimo birazamba sinzi aho biva n'aho bijya sinamenya aho ngarurira byangiritse pe bitangirika se urabona rinde wabiramira ariko mana nukuri ndarushye ndakwinginze ntabara kuko ndananiwe muri ikibazo kimwe kiza ikindi kisukira popo ubariye ari yenyine nanjye ko mpibaza hakanyibera murabona ibi bintu ari amahoro afite ubwoba ugomba kuba afite ikibazo kandi kitazwi kitamenyekanye mbega amakosa nakoze mana nyagasani mbega uburakari ibintu bwankoresheje we umujinya ari umurandura nzuzi kandi narabikubwiye ni ukuri njye numvaga ko ari bugenda yenda akahita so umuntu arabigira atewe
umeze turumva bigenda harimo koroha se? gake gake Mm? gake gake ubwo narimo ndagakubaganya. Mm. Okay. kandi kubabara ari mu mutima gusa, Gute? agahinda kanze kunshiramo. uriya munsi naje nzi ko ndi bukumerere nabi cyangwa nkanakwica kubera ko wari watangaje amakuru yatumye umugore wanjye ajya muri koma. ntabwo nari nzi ko nje kugongana n'ukuri kw'amarorerwa yanjye nakoze. uriya Scott nibyo koko we na Gisele mwahemukiye umuryango wanjye, ariko n'igihe usenye burundu. Bob, ndabizi neza ko nagize uruhare rukomeye mu gusenya famiye yawe, ariko nanjye ubwanjye ndabyicuza, kandi nicuza ibyo nakoze byose, ibyo nabuze aho mera kugira ngo mbisabire imbabazi. Umutima wanjye wahoraga undya, ndetse na n'ubu nibaza inzira bizacamo kugira ngo byibuze ngaragaze ukuri kuri umutima wanjye, cyangwa se mvuga ibindimo kugira ngo nanjye mbohoke. ariko byibura ubwo turi kumwe n'igihe turimo kizatubwira kinyereka ibyo ndi bukore. Gusa ntabwo nanjye mfite ikibi mu mutima wanjye ku buryo nshobora gukomeza gutekereza ko ibyo bitabaye cyangwa nshobora gukomeza kubikora. buriya rero no kuba utekereza gutyo ukaba wumva nawe ubwawe biguteye ipfunwe, nabyo ni ikintu gikomeye cyane. hakiyongeraho rero ko ubufasha bwawe wampaye ni intambwe ikomeye. ubu intambara isigaye ni iyanjye. ngomba kwiyeranja nkabona umwana wacu, nibwo buryo bwonyine bwo gusubira imbere y'umugore wanjye. sinshobora no gutaha, sinshobora no kumugera imbere kuko turahuza amaso, agahinda kakamwuzura, umujinya ukamusaguka. ntakimbona nk'umugabo, ahubwo arambonamo ibyo namukorera. ariko nta mpamvu yo guhangayikira ibyo byose, kubera ko nawe umuntu wifitemo umuhate wo gukora ibyiza ukurimo, ukuri kuzagera kujya ahagaragara, kandi ibyo ukeneye uzabibona. n'ibintu byose birakemuka, kandi kabone niba warakoze ikibi kingana gute, ahubwo we tuzi ubanze kwanza utungane, ubanze ukire. noneho numara gukira uzaba ufite ubuzima ubona uzenguruke muri ibyo byose. kandi nanjye ubu ngubu ndahari kugira ngo ibyo nshoboye tuzabifatanya, sibyo? ubu ngewe ndisigaye ndi kwibaza kabone n'ubwo umwana namubona, kabone n'ubwo Kamariza yambabarira, buriya ngewe nzapfa nibabariye. nta mpamvu yo gutekereza ibyo ngibyo. urimo uratekereza inzira itari yo. witekereza nabi, ahubwo utekereza ibyiza. ugerageze gusoma umutima wawe kugira ngo bigufashe koroherwa ibyo bikomere byose wanyuzemo cyangwa urimo guca. ahubwo turebere imbere ngo bizarangira gute. nicyo cyonyine nakubwira. igisigaye reka ngurebere ko nagutegurira agacyayi, hanyuma turebe ibyo ari byo. murakoze cyane mwana.
umuntu aba yagize icyucu wagira ngo nawe baje kureba. ushaka ko mbona mbabiriye Numva witeye n'amapasho. Cyangwa ushaka kuzanwarira sheri. shaka bibaza ko nakunda abantu bameze kuriya Ngo bameze gute? Kandi mbona neza afite character nk'iza muganga. Barasa. wawe n'umwana nshuti yanjye sinzi abantu b'abantu Yesu we. Ni kuba nkundana n'umwana. Yarambwiye ngo araje. yego Kandi mba ari umuntu ugira gahunda. Ubundi nyine mukivuga ikintu ukuri ko Imana agaruka kubeshya cyangwa kwikina cyangwa kuvuga wenda ngo nuko ari umukope wanjye. Hashize iminota nk'ingahe zombi nyine tubona. Karibu. Mwiriwe. Niriwe neza. Sava sheri. Sava mwa. Umeze ute? Oh. Muraho neza. Ngiye kukuvuga. ariko nyine ibyo pe wagira ngo wabanye n'abazungu Eh. ngiye nkunda umuntu ugira igihe wahiriza igihe umwe ni umuntu wese umate no mu mutwe Cyane. ariko uhanye gahunda n'uyu nshuti yanjye oya beshya ase we namaze kukumenya kuko byonyine iminota muri dushe yakoze icyo Nanjye nubahigiye kuko igihe nasanze cyo kintu cy'ingenzi urakiruta ibintu byose. Igihe rero utacyubashye buri ibintu byose byapfa. My love. Umeze ute? Meze. Okay. Uretse kwipanga akazi. Urikora tumeze ute? Narakubwiye nujya ubona nyine shirange ejo ujye ufata umusego. nawufashe cyangwa ko tuganire nimara kugenda ngo kuryama nushaka gusinzira nyine nashaka kubwira ukuri ibyo twaganiriye Yego. nabitekerejeho mbara ni byiza hari n'undi muntu w'inshuti yanjye nagombaga kubaza nkamugisha inama ariko n'undi nari nabyemeye bitewe n'uko umuntu nabitekerejeho ariko amaze n'umuntu wumva abyumva mpita nanagirisha kuwiteka ahita nansaba yuko twafatanya bizinesi ni inshuti yanjye cyane ashaka tuzakorana kandi ko bizabyara umusaruro Uramwizeye se? muganga ndamwizeye cyane muganga inshuti yanjye yego ndamwizeye buriya tumwizera Turamwizeye nta kibazo ni nkuko nyine twizeye. Okay. Buriya umuntu iyo mu propose ikintu akacyumva cyane ko iyo bigize ibye biba byiza kurutaho noneho waba unamwizera bikaba akarusho kurenza ibindi byose kuko bituma iyo mukoze ikintu mugikora mu mujyi umwe kandi kikagenda neza so ni byiza rero ndumva ntacyo bitwaye. ndamwizera Yagombaga ngo kumugisha inama nyine n'umujyanama we wa muntu. ahubwo se muganga aramuzi Ntiyaramuzi. Ntago muzi? Muganga. No? Okay. Ibuka igihe njye nawe tuvana na Mira gushopinga. Ibuka umuntu wabonye ukamwireshya ko ari umujura mukarwana. Oh. Okay. Yego. Nuriye? Oh. Yego nyine ni umukope wiwe ni umuseri we. Wow. Ubwo nabyo ndabimenye byose intama n'ibyo mubizanye gute niko bakora umuntu azana urukwavu abantu nk'abahakimu bakahita bahururana ibyuma bakaza kubaga None se muri business nyine yagomba kubamo babanga ibintu by'amabanga gwishanya. ariko ibyo bakopi n'abakopi ntabwo bakuza data ni inshuti yanjye bisanzwe ariko anabaye kopine dore kope I mean ngo no kuvuga nyine ngo business igiye kuba ya family umva tugiye kuyikora neza. Yeah. ndumva rero ko bimeze no muri rusange ngiye ndumva ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye Ushaka kugenda
genda nyine undi se uri gukora iki reka njye no gutangira kuntu wajya utanga umwanya abantu bakiganira akanota kamwe sawa wenda score oui njyewe nzi abantu benshi ndagira abantu benshi kandi njya ngira umugisha wo kugira niba ntabwo ni nk'impano yo kureba nyine nk'umuntu nkabona nyine amarangamutima yiwe bitewe n'ukuntu nyine ndi kumubona narakugenzuye mbona umuntu mwiza inyangamugayo thank you ndi gutekereza ko tuzakorana neza bitewe nyine n'ukuntu mubona kandi bamwe bameze nk'umuntu warinda icyizere umuntu yakugiriye ariko turiteguye ubundi arabivuga ari umukunzi niba nawe witeguye simbizi ukaraza kumbwira nta kibazo nuko se ni uko ingoyi zawe zimeze njye nikomeze kandi umukuru wanjye agira ibintu bikureba uburyo yanjye mbabarire gusanuka Kuza mugabo urayoboka nuko ahantu kiza bwa mbere ntunahamagare ukahita uhamenya rero ni muganga byibagirwa oya ntabwo webekanye disi tuyaneza rwose n'umwana yahamenye muganga rero ni ukuri pe uw'agaciro murakoze uwo gushimwa kandi cyane uburyo witaye ku bana banjye njye byankoze ahantu ni uko nyine umuntu abona nta kindi kintu cyo gushima yabona ariko ni ukuri ndagushimiye kandi ndagusabira umugisha ku Mana pe akazi mukora ntabwo bose ariko bagakora nk'uko byakagombye nabyo ni impano yego cyane impano sa impano ikinyabupfura kumenya kuganiriza abantu n'uburyo bakurikirana abarwayi yego nibyo mvuga ubwo nabishyize muri rusange rero nkurikije ibihe twari turimo ni ukuri watubaye hafi waraduhumurije ntabwo wadufashe nk'abaganga wadufashe nk'umuryango wawe Imana iguhera umugisha ndagushimiye murakoze mubyeyi mama rero buriya ntekereza ko ubundi n'abaganga bose bakabimenya ni ukuri bakagombye ni inshingano z'umuganga kwakira uje amugana cyane cyane ko ubabaye umubiri utakumereye neza wakishize mu mwanya wawe nawe ukumva ubwo bubabare ntabwo byagushimisha kwakirirwa n'umuntu atari kukwakira neza ni inshingano icyo ni icya mbere ikindi noneho uyu Kamariza we yabaye nk'umuvandimwe yego na mbere twari twarahuye warabizi mbonye ari we rero nkumva ko ari umuryango we nagomba kubyitaho cyane niyo mpamvu nkubwiye nti ntabwo wadufashe nk'abaganga wadufashe nk'umuryango yego rwose kuko iyongereho ntibibeshye yego nubwo ari inshingano nyine yego Kamari none se bose ameze ate we hari abarimo aratora arabasha kujya mu kazi yego ariko gataha kare nagaramira neza cyane cyambere ni amahoro ko abantu baba bari kumwe bameze neza Teza se maheruka mwe mama nawe yarahabaye yaragusengeye cyane buriya mu bitaro we ntabyo uzi no masengesho atumye ntabwo we mama munsi asenga buri kanya buri munsi ariko aragukunda nubwo mbere ntabonye ndabukuru umuntu mbega ni maboko akaba nka mama mbega burya umukazana aba ari undi mukobwa wiyongereye mu bandi bantu mama we nabonye ari ibindi mama agerageza kumva hafi nyine akanyisekereza tukaganira n'umubyeyi yego nakuri none se mwakiriza ikimuga twahereye mu magambo
ngira ngo se ndagiye icyo ari kinzanye mpfa kuba nkimenye ko mumeze neza nta bindi ahubwo uze kumubwira ko nahageze umusubiza nawe cyane yego ndamubwira abundi reka ngende Masura uva mu rugo nta kintu ufashe ko zagifata ubutaha naje nawe ahari turi kumwe ariko rero ntabwo ntishe kubera se kamwe kugeza izi saha n'uyu munota rimwe na rimwe ngeraho nkacika intege ariko nkongera nkagarura wenda ubumuntu mu gihe ndebye uriya mwana Mirago Tereza yego ubundi nkumva ko nihebye numva ko umwana wanjye ntazigera amubona ariko nakongera nkamubona nkongera mbaye nk'umuntu usubiye mu bundi buzima bushyashya nkumva ko hari ikindi kintu gitumye mbayeho Mirago ari nk'inshingano zanjye Mirago ntabwo nshobora kubigusobanurira ngo ubyumve keretse njyewe biba bindimo ukuntu biba bimeze none ndabizi nagusabye byinshi kandi wankoreye byinshi bihambaye kora nta kuntu wamfasha nk'umuganga koko nkamenye neza nkasobanukirwa ko uriya mwana yaba ari uwanjye Mirago hari ukuntu bigega ujya ubitekereza ibyo bintu umugabo ntabwo nyine ubu nabigusobanura ngo mbivuga ku magambo ariko mu bugingo bwanjye mba nshya ibaza aho ngeraho ko numva ko nihebye ariko kumukubita amaso cyangwa kumutekereza ko ariho nkongera nkumva ndakomeye nkumva afite impamvu yo kubaho zirenga ibihumbi kubera ko mbonye Mirago ngiye byaranantunguye ko wari urwaye yari Mirago unakize kumva ari Mirago birantungura gusa kuri ibyo byo nta burenganzira mbifiteho na buke cyane cyane nk'uko umwana wa Tereza urabizi ariko singuciye intege pe haramutse hari ikintu umuntu ashobora gukora nazakubwira sibyo urabizi uri inshuti ntacyo nakwima biramutse ari ibintu bikunda deni numva nabanza nkabiganiriza na Tereza sinzi n'ubwo yanabyakira ngewe reka nkubwire bari abantu twari inshuti turabizi neza ariko uko mbitekereza niyo ngiye kumureba usanga bafite nk'ikintu bari kumpisha ukabona ubu ntabwo ntiyegerana nabo cyane kubaza Miracle ukabona ko hari ikindi kintu cyahindutse hagati yanjye nabo niba ibyo ntekereza nabo ariko babitekereza simbizi Imana simbizi ntabwo mbizi sinjye mbisobanukira gufata rero ibyiyumviro byanjye nkabigereka ku mwana w'abandi byanze bikunze iki kintu gifite ikindi kintu kibihaga sibyo mama numva ibyo bintu bishoboka koko sorry kamari reka Tereza urabizi reka nkwereke reka nanagende baho amasaha nabonaga ageze ko nari ngiye gusubira mu kazi mu kanya ndagira ngo mbanze guca mu rugo nzabitekereza nzakubwira gusa ntacyo nkwijeje gihagije nzakubwira okay dore wanze kugira ikintu ufata mu oya nzagifata nagarutse mama reka amasezeri aho nyeruka kandi wakoze tuzabivuganaho neza yego sawa Mire wasubiyeyo reba ahantu hose tugeze wanze gusubira ngo ushobora kuza ko hayobera Miracle wajyanye telefone ya mama wawe wamubwiye ko ugiye kumerekeza ugahita ugira gute usubira mu rugo